Nguhaye ikaze. Reka nongere nganire nawe kandi nanone aho uyu munsi njya kukubwira ikintu gikomeye cyane, ikibazo abantu b'igitsina gore benshi bakunze kugira, bakunze gusanga bagira ibintu byo gusura cyane cyangwa se gusura inshuro nyinshi cyane nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Mu busanzwe rero buriya mu gihe cyangwa se mu gihe hari kuba igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hagati y'umugore n'umugabo, hari imyuka igenda yinjira muri vagina y'umugore. Iyo myuka rero uko igenda yinjiramo, iyo igikorwa kirangiye haza kubaho kuba ya myuka isohoka. Iyo myuka rero iyo isohotse, akenshi isohoka bisa nk'aho bifite amajwi ameze nk'aho ari ugusura, ku buryo abantu bamwe babifata nk'aho se ari igikorwa cyo gusura, kandi ntabwo biba ari byo. Ubundi iyo uwo mwuka uri gusohoka muri vagina, mu rurimi rwiza cyangwa se mu rurimi rujyanye na terime ziri tekinike zo kwa muganga, byitwa vagina flatulence. Ni ukuvuga ngo iyo myuka iri gusohoka nibyo byitwa vagina flatulence. Ibyo rero iyo biri kuba, abantu benshi bajya batinya bakagira ngo ni uburwayi, abandi bakibaza ko ari ingorane z'ubuzima. Aka kanya rero ndaje ngo ngusobanurire, nkubwire uburyo ki ikiba cyabiteye, ndaza kukubwira nimba ari indwara cyangwa se atari indwara, ndaza kukubwira uburyo wabigabanya, uko wakwitwara ngo bigabanyuke. Hanyuma rero nawe unkundire ubane nanjye mu kiganiro cya nonaha, ubashe gusobanukirwa uko bigenda. Ni muganga Theophila muri kumwe rero nk'ibisanzwe uyu munsi mu kiganiro nje kugusobanurira impamvu abantu benshi bakunze gusura cyangwa se gusohora imyuka nyuma yo gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Impamvu nazanye iyi ngingo ni umukunzi wacu watwandikiye muri komenti, aratubwira ati njyewe iyo maze gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ndasuragura cyane, byumvikana ko biranamubangamira. Akaba ariyo mpamvu rero nje ngo musobanurire byibuze hamwe n'abandi bafiteho icyo kibazo, mwumvireho. Nguhaye ikaze rero ubane natwe kugeza dusoje, wunguke byinshi. Hari ibintu rero bigera kuri 4 bishobora gutuma habaho ikibazo cyo gusuragura nyuma y'imibonano. Ariko nubwo nyine ndi kubikoresha terime umukunzi wacu yakoresheje, ubundi aba ari ugusohora imyuka. Nakubwiye ko ari umwuka uba winjiye muri vagina. Ikintu cya mbere kibaho ni imiterere y'igitsina, bitewe n'uko akenshi usanga abantu bafite imikaya cyangwa se icyo twita imikaya kuri pelvis, ni nko ku nda yo hasi, usanga yoroshye, ugasanga cyangwa se rimwe na rimwe ikaba ikomeye. Iyo ikomeye cyangwa iyo yoroshye, mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gutuma umwuka winjiramo ari mwinshi cyangwa se winjira mu buryo bworoshye. Hanyuma rero nyuma yo gusohoka mu gikorwa, ugasanga umuntu agize ibibazo byo gusohora ya myuka nyine ivuga nk'aho ari nk'imisozi. Ikintu cya kabiri gishobora kubitera ni imyanya nyine y'igitsina iba ifunganye, kuba umuntu haba hafunganye cyane ku bantu, cyangwa se hakaba harirekuye hadafunganye, cyangwa se horoshye nyine ko ariko nabyita hararekuye, cyane cyane nko ku badamu babyaye inshuro nyinshi bikunze kubaho ko bamera gutyo. Cyangwa se ugasanga hari udutsi runaka twagiye twangirika ducika kuri pelvis hasi. Icyo gihe nabwo utwo dutsi iyo twacitse, usanga abantu benshi bagira ibibazo cyangwa se bagira imiterere nk'iyo ngiyo yo kuva mu gikorwa, ugasanga bari gusohora ya myuka. Rimwe na rimwe usanga abantu benshi batera n'isoni. Ikindi kandi hari abantu bafite imiterere cyangwa se imiremeke y'imyanya y'ibanga yoroshye, ku buryo usanga nabwo ari ikibazo bahura nacyo cyo kuza kugira ibibazo by'imyuka cyangwa se kumva iyo misozi nyuma y'igikorwa. Icya gatatu gishobora kubitera kandi ni uburyo abantu bakoramo icyo gikorwa. Ugasanga abantu nimba bakora icyo gikorwa bahindura amapozisiyo, nabyo bishobora guteza ingorane zo kwinjiza imyuka myinshi muri vagina. Iyo myuka rero yakwinjiramo, ugasanga bibaye ingorane zikomeye cyane. Umuntu atangiye kuza gusohora ya myuka nyuma y'igikorwa. Ikintu cya 4 ni imyitozo cyangwa se ingendo nyuma y'imibonano.
ni ukuvuga ngo niba umuntu amaze gukora imibonano mpuzabitsina agahita agenda, icyo kiba ari ikibazo gishobora guteza kwa gusohora ya myuka kandi igasohoka ifite ya majwi nk'ay'imisuzi. Ikindi, guhagarara nyuma yo kurangiza igikorwa bishobora gutuma nabwo ya myuka yari yinjiye isohoka, igasohora amajwi rimwe na rimwe abangamira nyiri kuyasohora, akumva ko nyine ari ikibazo bimubangamiye. Hanyuma dukomeza, tese n'indwara cyangwa se yo? Iyi rero ntabwo ari indwara, ibi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bikunze kuba ku bantu benshi, na cyane ko kuba iyo myuka yinjiyemo nta burwayi biteza, ahubwo icyo biba bisaba ni uko ugomba kugira uko witwara kugira ngo ya myuka yenda se ize gusohoka mu buryo bworoheje, ntisohore amajwi, cyangwa se ize no kugumayo ntize gusohoka. Ni ibintu bisanzwe rero ku bagore benshi, ntabwo ari indwara. Wowe bibaho rwose utuze wumve ko nta kibazo, ahubwo ngiye kukubwira uburyo wakwitwara kugira ngo bigabanuke. Nimba ya myuka yajyaga isohoka isakuza, hanyuma noneho ujye usanga iri gusohoka nta ngorane. Uburyo bwa mbere bushobora gutuma ugabanya kuba iyo myuka yasohoka ifite amajwi avuga nk'imisuzi, ni ugukora imyitozo yo gukomeza hano mu nda hepfo, kuko iyo myitozo ifasha umuntu kugumana ya myuka ntisohoke. Icya kabiri ni ugufata pozisiyo nziza zituma umwuka utinjira ari mwinshi. Urugero nka ya yindi, nko gufata pozisiyo yagufasha kumva ko mu nda yenda hatsikamiwe cyangwa se mu nda hafitemo ingufu, nabyo bituma ya myuka itinjira ari myinshi. Icya gatatu ni umwitozo wo gukomeza imikaya nyuma y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ushobora gukora akamasaje, ukamasa ku nda yo hasi, cyangwa se ugakora twa abdomino 3, byibuze inda igakomera, bigafasha ya myuka kugumayo ntisohoke. Cyangwa se yanasohoka, igasohoka isohoye amajwi make gahoro, ntisohokane amajwi menshi. Icya kane kandi cy'ingenzi ni ugusobanurira uwo mufatanye icyo gikorwa ibi kubaho, uko bikumerera, ko ari ibisanzwe, ko atari indwara, mbese nawe agasobanukirwa ibyo ari byo. Ibyo bituma nta muntu n'umwe bibangamira, abantu mwese igikorwa kikarushaho kugenda neza. We rero byajyaga bibaho, wowe wajyaga umara gukora imibonano mpuzabitsina, hanyuma ukaza kugira ikibazo cyo gusohora imisuzi nyinshi cyane, rimwe na rimwe wumva bikubangamiye, genda utekane, ntabwo ari uburwayi. Umukunzi wacu wabitwandikiye rwose, wumva utekanye, wumva utuje, ntabwo ubu ngubu ari uburwayi, ni ibintu bisanzwe biba ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'imiterere y'imibiri yabo, bitewe n'uko imibiri yabo ishobora kuba yoroshye, bitewe n'uko imyanya y'ibanga yabo ishobora kuba yoroshye. Ibyo bigatuma rero baza gusohora ya myuka iba yinjiye. Ikindi kandi iriya myuka iba iri gusohoka ntabwo ari ugusura bisanzwe, ntabwo ari kwa kundi imyuka uri gusura byatewe n'ibibazo bibera mu igogora, hanyuma ugasohora ya myuka iciye mu kibuno. Ahubwo hariya ni imyuka iba yinjiye muri vaje, yongera igasohoka, yasohoka rero igasohokana ariya majwi wumva ameze nk'aho ari ugusura. Tekana rero utuze wo gukurikira ibiganiro byacu, nizere ko wungutse byinshi muri iki kiganiro. Nimba byajyaga bikubaho, utekane utuze wumve ko atari indwara. Ikindi kandi ukora imyitozo nayo nakubwiye igufasha gukomera, igufasha kugumana ya myuka ntize gusohoka ngo bibe byaguteza ipfunwe, bibe wakumva bikubangamiye. Mwakoze rero kubana natwe, mwakoze kudukurikira. Mwibuke gukora subscribe abatarayikora, mukore kuri like, mutweke ko turi kumwe. Comment zanyu turazikeneye, iyo mutwandikiye turushaho kubona ko turi kumwe namwe, turushaho kunezerwa, turushaho gukomeza twungurana inama, tukagumya twubaka ubuzima buzira indwara, tukagumya kurengera ubuzima. Nshimire wowe udukurikira, nshimire wowe utwandikira, nshimire wowe udushyiraho akarayiki. Ni ukuri gukurikira inama zacu, nkeka ko bizakugirira akamaro, nkeka ko hari byinshi uzunguka kandi by'ingirakamaro. Abarwayi, abababaye, abafite n'ibindi bibazo, namwe kandi mutuze, musenge, mwumve inama, muzikurikize, byose bizarushaho kugenda neza.